Muraho neza nshuti zacu mukurikirana ikiganiro Tinyuka Urashoboye kinyura kuri Daniels TV. Ni njyewe ushize impumuro Paul mbazaniye ubutumwa bw'uyu munsi bwuzuye ihumure, icyizere n'ubutwari. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo ikomeye cyane tugira tuti abantu 5 babayeho mu bwoba nyuma bagatinyuka bagakora ibintu bikomeye. Ubuzima bwa buri wese muri twe bukubiyemo ibyiciro bibiri bikomeye: igihe cyo kugira ubwoba n'igihe cyo gutsinda ubwo bwoba. Nta muntu utarigeze agira ubwoba mu buzima bwe, ariko ikiruta byose ni ukumenya ko ubwoba si iherezo, ahubwo bushobora kuba intangiriro y'ubutwari bushya. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abantu 5 bagize ubwoba bukomeye ariko baje gutinyuka maze bagakora ibintu bihindura amateka. Tuzabigiraho amasomo yo mu buzima bwa buri munsi, kandi buri wese azatahukana ubutumwa bumufasha kwitinyura no gutinyuka gukora ibikomeye. Uwa mbere wagize ubwoba akaza gutinyuka agakora ibintu bikomeye ni Mose, umugabo wari ufite ubwoba bwo kuvuga nyuma akayobora imbaga y'abantu. Mose ni umwe mu bantu bakomeye cyane tubona muri Bibiliya, ariko mbere yo kuba umuyobozi ukomeye yari umuntu wuzuye ubwoba. Ubwo Imana yamuhamagariraga kuyobora Abisiraheli kuva mu butaka bw'Abanyamisiri, mu bubata bw'Abanyamisiri, Mose yaravuze ati, ndi umuntu udashoboye kuvuga neza. Yari afite ubwoba bwo guhangana na Farawo, akagira ubwoba bwo kuyobora imbaga y'abantu benshi. Ariko Imana yamuhaye imbaraga, imuha umuvugizi Aroni, imwereka ibimenyetso bikomeye, bityo Mose aratinyuka ajya imbere ya Farawo, asohora Abisiraheli mu bubata. Isomo twakuramo ni ubwoba bwawe bushobora kugusiga aho uri, ariko nutinyuka ushobora kuba umuyobozi w'amateka. Ntukareke intege nke zawe cyangwa ibyo wumva ko udashoboye bikubuza gukora ibyo wagenewe. Umuntu wa kabiri tubona wagize ubwoba ariko nyuma agatinyuka ni Dawidi, umwana muto wahanganye na Goliyati. Dawidi yari umushumba w'intama akiri muto kandi atazwi. Ubwo Abisiraheli bari bahanganye n'Abafilisitiya, Goliyati yaje imbere yabo ari umugabo munini ukomeye uteye ubwoba abantu bose. Nta n'umwe watinyutse kumuhagarara imbere. Ariko Dawidi nubwo yari muto, yaramanutse aravuga ati, nza kuri wowe mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo. Nubwo byari ibintu bitangaje, Dawidi yahagaze mu butwari akoresheje ibuye n'umugozi, atsinda Goliyati maze Abisiraheli bose bagira intsinzi. Isomo: ukomeye si utagira ubwoba, ahubwo nutinyuka agahitamo kugenda imbere. Ibikoresho bike ufite bishobora kugaragaza imbaraga zikomeye mu gihe wizeye Imana no kwitinyuka. Uwa gatatu watinyutse afite ubwoba ariko nyuma agatinyuka agakora ibintu bikomeye ni Martin Luther King Jr., umugabo wahagurutse mu gihe cy'irondabwoko. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Martin Luther King Jr. yari umuyobozi w'imyigaragambyo idakoresha intwaro. Wahagurukiye kurwanya irondabwoko, yari azi neza ko ubuzima bwe buri mu kaga, ko ashobora kwicwa cyangwa gufungwa igihe icyo ari cyo cyose. Byagaragaye ko yari afite ubwoba nk'abandi bantu, ariko yihatiye guhaguruka atinyuka kuvuga ijwi ry'ubutabera. Ijambo rye rikomeye, mfite inzozi, ryahindutse isoko y'icyizere ku bantu benshi ku isi. Isomo Martin King aduha
iyo uhanganye n'ikibi ubwoba buraza, ariko ubutwari ni uguhagarara ku kuri n'ubutabera. Inzozi zishobora guhinduka inzozi z'abandi bantu bose mu gihe utinyutse kuzivuga. Uwa kane wagize ubwoba akaza gutinyuka ni Nelson Mandela. Wabayeho mu bwoba bwinshi, mu bwoba bw'imyaka myinshi, nyuma aba intwari y'amahoro. Nelson Mandela yamaze imyaka 27 muri gereza azira kurwanya ivangura rya apartheid muri Afurika y'Epfo. Yari azi neza ko ashobora gufungwa ubuzima bwe bwose no kwicwa, ariko ubwo yarekurwaga ntiyahisemo kwihorera, ahubwo yahisemo inzira y'ubwiyunge n'amahoro. Yabaye perezida wa mbere w'umwirabura muri Afurika y'Epfo, ahindura amateka y'igihugu cye. Isomo aduha: nubwo wakwimwa uburenganzira bwawe igihe kirekire, nutinyuka kwihangana no guharanira ukuri, uzagera ku ntsinzi. Ubutwari bukomeye si ugutsinda intambara, ahubwo ni uguhindura urwango rukaba amahoro. Uwa gatanu watinyutse afite ubwoba akaza gutinyuka ni Malala Yousafzai, umukobwa watinyutse kwigisha isi uburenganzira bw'abakobwa. Malala ni umukobwa mu gihugu cya Pakistan, wavutse mu gihe cyari cyuzuye iterabwoba ry'imitwe y'intagondwa. Abakobwa benshi bari baraciwe kwiga amashuri, ariko Malala ntiyabyemeye. Yatangiye kuvuga ku mugaragaro ko abakobwa bafite uburenganzira bwo kwiga. Umunsi umwe yarashwe mu mutwe n'abagizi ba nabi bashakaga kumucecekesha, ariko Imana yaramurinze ararokoka maze arushaho gutinyuka. Ubu Malala ni umwe mu bakobwa bamenyekanye cyane ku isi, wabaye n'umutoza w'amahoro wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Isomo tumukuraho: abantu benshi bashobora kugerageza gucecekeshwa, ariko ijwi ry'ukuri ntiripfa. Ubwoba bushobora gutuma abantu bahagarara, ariko ubutwari bwo kuvuga ukuri bukomeza guhanura imbaga. Bavandimwe banjye, twabonye abantu 5 b'ingenzi mu mateka ya Bibiliya n'isi yose: Mose, Dawidi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela na Malala Yousafzai. Bose bahuriye ku kintu kimwe: bigeze kugira ubwoba bukomeye, ariko baje gutinyuka maze bakora ibintu bihindura amateka. Nta wavutse ari intwari. Intwari zose zanyuze mu gihe cy'ubwoba, ariko zatoranyije gutinyuka. Wowe nawe, icyo utinya uyu munsi gishobora kuba intangiriro y'ubutwari bwawe ejo. Ndakubwira nti tinyuka, urashoboye. Ntukemere ko ubwoba bukubuza gukora ibyo wagenewe. Ntukemere ko imbogamizi zikubuza guhagarara ku byo wizeye. Nshuti zacu, tubifurije kugira icyizere no kwitinyuka. Ntimukigere mwemera ko ubwoba bubambura amahirwe yanyu. Mwibuke ko ubutwari si ukutagira ubwoba, ahubwo uguhitamo kugenda imbere nubwo waba ufite ubwoba. Iki ni ikiganiro cyawe Tinyuka Urashoboye, kinyura kuri Daniz TV. Mwakigezwagaho nanjye Ushizimpumuro Leopold. Murakoze kandi nimuhorane ubutwari.